Rayon Sport rero navuga yuko Jigba rero ngo ari kureponda neza bikabije abareyo ngo baryoherwe mufite nimero 10 mwiza pe nabuza ariko ko ari uko muzana abantu muvuga to nikitoga bikazarangira bagira abagaritse barambwa bati ruga kitoga nta muciye intege atariko niba bishobashakire ku ruhande atuyu ni sasu naje gushaka ku yindi nimero atari nashakire ku ruhande ku 10 ho ntago bikunda niba kitoga rukina ashakire ku ruhande Jigba ngo numukinnyi mwiza rwose azi gukinisha bagenzi be azi gutsinda azi gucenga ntibapfa kumukuraho baro kuyimukuraho nikosa ngo ni nimero 10 mwiza pe wenda Djingarey we baranavuga ati aracyari na muto mu myaka ati hari igihe wasanga wenda nk'aba basore nk'aba Ngong wenda bigeze imbere akanakora cyane wenda akamutwara umwanya akamutwara nka nimero 8 ko murabizi ko Ngong n'umunani yawukina baravuga bati ku munani ho ati karimo ako kantu ko gusiga ka competition hagati ya Djingarey ndetse wenda na Ngong na Gruar atariko kitoga ku 10 kuri Jigba ataho ngaho biragoye nashakire ku ruhande ariko Jigba harya kinaga nawe muri Stade Marie oya AS Bamako Bamako ni nawe umukinnyi mwiza meilleur joueur muri Mali yumvikana kuba meilleur joueur muri Mali meilleur joueur rwego buriho pana meilleur buteur meilleur joueur muri Femafoot Fédération Malienne de Football muri Mali isa Jigba meilleur joueur yakinanaga n'uyu ubwo kitoga ni meilleur joueur yatsinze ibitego 8 muri Mali yakina muri Real de Bamako anatorwa nk'umukinnyi mwiza wa champion niyakire uyu ni umukinnyi kitoga arashakira ahantu yaguze umukinnyi biramutse aho rero ubona ko bikomeye nabaje witwa Atiso inshuti yanjye bimeze bite Atiso Kojo bamwe abatuwo bita Atiso we ni baba winga badacenga cyane ngo bari direct mu izamu urano wa muwinga utiyaminiya mu byo gucenga wa muwinga ukina nk'umwataka babita aba forward ubundi baba winga ariko bikorera ni style itandukanye no barekuye bikorera gahunda zo kwegera box cyane ibyo kubangura musoro ibyo kubangura soro umupira cyane kuri couloir ye ngo uvuge ngo ni uri bucenge ngo débloquer situation ngo aze wenda ngo créer ama chance ntabwo ariko ateye we ni wa muntu usa n'ukina ariko avuga ati rutahizamu turi gukinana ndaza kuba mufasha cyane kubona imipira icaracara nanjye nyitsinda ariko banza ari style y'abanyatogo kuko bari n'umubiteri kwa kuko na Adebayor bamwataka mwiza ariko ntabwo yabaga ari umuntu uvuga ngo ugiye umupira ngaza kwemera ngo batatu cyangwa babiri atsinda igitego wamubonaga ari kugishyiramo ngo rero na Atiso urumva n'ubundi bakura muri ayo formation y'iwabo icyo atekereza cyane ugutsinda igitego ushaka gukora amadribble menshi umeze gutyo mu Rwanda ariko reka ngwe nk'umukinnyi bajya bayengeka ku ruhande agakina gutyo urabona nka National Dribble wa Trawaperi burya nawe ni ibitego cyane ko ntiyihuta nubwo ashobora gucenga ariko burya nawe ntiyihuta ngo ni wa muhinga ugutwara ngo akure umupira hagati mu kibuga nk'uko kwabakibanuka ngo yipase ngo agenda acenga abantu cyane oya burya nawe uzarebe akora kuri baro wenda agacenga umuntu umwe akayisiga agahita yiprojecta muri box ako kanya ajya gushaka uburyo baro nigaruka ahita yishyira mu izamu ni baba bakinnyi bo ku ruhande ariko baba bameze nanone nk'aba fonefu cyangwa nka nimero 9 ariko bakina ku ruhande urabona abo bawinga kwizigira cyane wa muwinga udakunda ibintu byinshi byo gukora kuri baro wishakira ko igeze muri box mpitenda sa mwizamu bivuga ko erega na kwa Asumani nawe yakinaga Asumani n'umunsi bamukuye ku ruhande bakamujyana nimero 9 ariko akiri kuri wingi nawe ubona ko ibitekerezo bye cyane yikundira gutera mu izamu ni muri yo style rero uyu musore Atiso ari gukoramo hari transfer ebyiri rero muri Rayon Sport abareyo bibaza z'abakinnyi bari bafite ubwo ni ruga uwo tutari muri transfer uvuze uburyo bw'imikinire bw'aba bakinnyi turebye na formation y'umutoza hari inginga kina kuko harimo abakina ku myanya imwe urumva nko mu kibuga hagati harimo uwo Mudera Kibari urumva modeli 6 niye nta harimo Ibrahim Djingarey harimo Wisa Jigba basanganywe umuvandimwe Tambu Ngongo Gruar azabakinisha ati bimeze gutya umwanya wa modeli urimo 6 modeli azakina 6 modeli Akbar ntacyo kubaza mu bakinnyi rero yaguze mu bakinnyi rero modeli abafana ko nabonye bamurwa ni abantu batari ba champion umuntu ureba champion uyu mutipe twa Modeli Akbar aramuzi agira igihaha yiruka ikibuga cyose
kandi akiri imyanya myinshi bivuze ko ba Henry musanga ba Richard bo nibyo ngiye kujyaho niyo mpamvu ndi kubwira ba Rayon ko nababona mumanura ubururu n'umweru ko mutuzura 10 ngo mbatemo amakuru ya transfer. Hari abakinnyi babiri abareyo bibaza. Ibere Sofa nakumenyesha yuko Moderi Akbar, Jigiba ndetse na Djingarey ari bafite imyanya. 6 Moderi hanyuma 8 Djingarey, Couloir imwe ikaba Atiso, iyindi couloir ikazarwanirwa na Couloir Ngonge na Kitoga. Kadore ko bakinnyi babiri shaka kuvuga ko tubakoresha iminota ibiri. Kwizera Olivier na Henry Musanga ndabajyanira rimwe. Yego. Diro zabo kugeza ubu akakanya turi kuvugana ziri off n'izigihari. Nyuma ko Rayon Sport iguze Moderi Akbar yafashe ni na batatu kwanza na Richard ahubwo reka amajyanire rimwe ari batatu na Richard. Rayon Sport ngo keretse yabaye indi mpinduka ikomeye. Amafaranga propoje abo bakinnyi uko ari batatu yaba Olivier Kwizera yaba Henry Musanga yaba na Richard. Aba bakinnyi bose Rayon Sport yarabinginze bababwira ngo nyabuneka nimufata amafaranga kandi ngo ntago yari make wenda sinjya mu mare ya burumwe. Abakinnyi nabo bayica amafaranga bifuza. Rayon Sport ngo yongeraho make ariko abakinnyi banga kugabanya ngo bageraho bahurira. Banze kugabanya rero directeur technique yabwiye hari inyengo ati ntago ibi twabivamo ntitwahora mu kintu cyo kumera nkaho turi kwinyenga abakinnyi, reka tugura abandi kuko yarafite connection muri West Africa niko kujya kuzana abana bakinnyi b'abanyamahanga harimo n'uyu muzamu ya Cameroon bakuye muri Cameroon, muzamu mwiza cyane, muzamu wafashe muri za Canode Yaounde na za Vita Club, afashe muri Vita Club ari umuzamu wa kabiri kuri muzamu Al Hilal. So ni umuzamu wakineye equipe z'abana za Cameroon, afatira equipe cana ya Cameroon, yahamagawe na Korap imwe muri equipe nationale imwe yarayibonye muri equipe nkuru. Uyu muzamu rero w'igisore muremure upangurura Dande Junior Rayon Sport tayari ni ugomba kuyifatira. Olivier Kwizera amahirwe yo kuza muri Rayon ngo ni make cyane bijyanye n'uburyo yabahenze. Ni nako bimeze kuri Henry Musanga baramwinginze we na Richard barabinginga bati mwaje mu gakini 6. Reyika nabwira ati tuzabona amafaranga kuri Rayon Day ni mwihangane mwemera turi kubabwira Rayon Day bugicya tuzahita tubishyura. Richard wenga gideni avuga ati Rayon ntago nabizera. Musanga nawe akavuga ati amafaranga ni make ariko Richard yavuga ko ari make. Abumvikana na Moderi Akbar yamaze gusinya amahirwe yuko bombi baza bombi ngo aragoye probably wenda ngo hari n'igishobotse nyuma ya Rayon Day haba ari ukugura umwataka wenda n'umumediateur umwe biramutse hari uwemeye kugabanya muri bari babiri kuko hari inyengo aracyensista avuga atariko mediane dukeneyemo abakinnyi benshi kandi nibyo ariko nye mediane mbona yuzuye. Hakuze ko bari abakinnyi twavuze uri bwongereho Christian wavuye muri Mukura ugashyiraho ba Fabio ugashyiraho bandashimiye Didier urumva ntago bagigura aba mediateur gusa ahubwo mva icyo Rayon idashaka abanyamahanga benshi nanone. Abanyamahanga benshi nacyo urumva umuzamu deja yabaye umunyamahanga imibare yagoranye ku banyamahanga nabwo ntago byoroshye. Ubwo urumva yuko ni imibare ikomeye. Reyo kugeza ubu rero ngo umuntu uri muri radari ni Rutahizamu abo bandi ari Olivier ari Richard ari na Musanga ngo mwe mubaretse nama option atari kubarwa rwose probably mushaka kutazababona muri Reyo munabonye ngo mwabona mumwe ubu ibitekerezo nyuma ya Rayon Day no kumanura umwataka w'ishanyarazi. National Library wa Trawaperi burya nawe ni ibitego cyane ko ntiyihuta nubwo ashobora gucenga ariko burya nawe ntiyihuta ngo ni wa muhingu gutwara ngo akure umupira hagati mu kibuga nkuko kwabakibanuka ngo yipase ngo agenda acenga abantu cyane. Oya burya nawe uzarebe akora kuri baro na gacenga umuntu umwe akayisiga agahita yiprojecta muri box ako kanya ajya gushaka uburyo baro nigaruka ahita yishyira mu izamu. Ni baba bakinnyi bo ku ruhande ariko baba bameze nanone nk'aba phone F cyangwa nka nimero 9 ariko bakina ku ruhande. Urabona abo bawinga kwizigira cyane wa muwinga udakunda ibintu byinshi byo gukora kuri baro wishakira ko igeze muri box mpitenda samwizamu. Bivuga ko erega ko Asumani nawe yakinaga. Asumani n'umuswa bamukuye ku ruhande bakamujyana nimero 9 ariko akiri kuri wingi nawe ubona ko ibitekerezo bye cyane yikundira gutera mu izamu. Ni muri yo style rero uyu musore Atiso ari gukoramo. Hari transfer ebyiri rero muri Rayon Sport abareyo bibaza z'abakinnyi bari bafite
ubwo ni ruga ubwo tutari muri transferi yego uvuze uburyo bw'imikinire bw'aba bakinnyi turebye na formation y'umutoza hari ingingo akina kuko harimo abakina ku myanya imwe urumva nko mu kibuga hagati harimo uwo Mudera Kibali urumva modeli gatandatu niye nta harimo Ibrahim Djingarey harimo Wisa Jigiba basanganywe umuvandimwe Tambo Ngongo Gruwari azabakinisha ati bimeze gutya umwanya wa modeli urimo gatandatu modeli azakina 6 modeli Akbar ntacyo kubaza mu bakinnyi rero yaguze mu bakinnyi rero modeli abafana ko nabonye bamurwaye n'abantu batari ba champion umuntu ureba champion uyu mutipe twa Mudera Kibali aramuzi agira igihaha yiruka ikibuga cyose kandi akiri imyanya myinshi bivuze ko ba Henry musanga ba Richard bo nibyo ngiye kujyaho niyo mpamvu ndi kubwira ba Rayon ko nababona mumanura ubururu n'umweru ko mutuzura 10 ngo mbatemo amakuru ya transfer hari abakinnyi babiri abareyo bibaza Ibere Sofa nakumenyesha yuko modeli ya Akbar Jigiba ndetse na Djingarey ari bafite imyanya gatandatu modeli hanyuma 8 Djingarey Couloir ikaba Atiso iyindi couloir ikazarwanirwa na Gruwari Ngonge na Kitoga